umugani w'umunsi aracurangira abahetsi. Tuzi ko hari benshi bafite ishyushyu ryo kumenya insigamigani zo mu Rwanda n'ibirari byazo. Ubu rero nge gacamigani kakandi kanyurangabo kanyarwanda kazira gusobanya n'ibirari tubashyize igorora nimwimaramaniga. Ikaze mw'isi y'umuco nyarwanda, amateka n'ubuvanganzo nyarwanda, aho twahisemo gusigasira amateka n'umuco nyarwanda ngo twimakaze ubupfura, ubumwe n'indangagaciro za kinyarwanda, ariko tutirengagije ko uko isi iri kurushaho gutera imbere ariko bamwe barimo gusiga gakondo bakarundira n'umuco mvaburayi, baba babizi cyangwa batabizi. Umuco ni ururimi, kandi burya ururimi ni umuco. Ese mbibutse ko agahugu katagira umuco gacika. Singa wavuze ko utazi yava atamenya niyajya. Mbaye ikaze rero banyakugira Imana bene Imana. Muraho neza ariko Banyarwanda, Banyarwandakazi, nongeye kubaramutsa, nimugira amahoro Imana n'amafaranga. Ngewe baramutsa ndi umusizi Rutikanga rw'ugwacu mudatinya urugamba singwa birasingurwa no guhendeza bikirandika gafubi gikararwa n'utundi. Ibirari by'insigamugani aracurangira abahetsi. Uyu mugani bawuca babonyeumuntu, ubwira undi, ijamboakamu, jijana, ntagire icyo amumalira, mbese ntamurebe n'irihumye, nibwo bavuga ngo Naka aracurangira abahetsi. Byakomotse ku bahetsi ba Mukamisha wa Rutebuka wo ku Rutabo rwa Kinazi, aba barayebacurangirwa n'abacuranzi b'abahondogo b'i Bugesera, ubwo ni muri Kigali. Naho ubwo Mukamisha basaza be bakaba bamunyereranye kare cyane. Ibi byabaye kandi ahasaga mu mwaka w'1300. Uti byagenze bite? Ubwo hari ku ngoma ya Cyilima abahondogo b'i Bugesera bakiri ku ngoma bashingiranaga n'abanyiginya bo mu Rwanda. Hakaba rero umugabo gashakamba ka Rugira w'umuhondogo uyajya kwa Rutebuka ku Rutabo rwa Kinazi kurambagiza umukobwa we witwaga Mukamisha, akamurambagiriza umuhungu we. Bukeye atuma kuri Rutebuka igihe azazira gusabira, baramwemerera. Maze rero igihe kigeze gashakamba arikora n'abahondogo ngo baje gusaba. Baza barimbye bambaye neza ibihu byabo by'imigoma, batunguka kwa Rutebuka maze baravunyisha. Mukamisha n'abandi bakobwa bajya kubarungurukira mu gikari. Babonye ibihu by'imigoma bambaye baratangara cyane. Nuko Mukamisha araturikararira, abaza abandi bakobwa ati, bigenje nte badi, bigenje ne? Hari uwaryamana n'umuntu wambaye biriya bihu bitanyutse kuriya? Abandi bakobwa bati, ese wabigenza ute ko iwanyu bagutanze kare? Dore ko rero kera abakobwa barambagizwaga icyo base bempeni igikuke. Ngaye nguko abakwe rero baravunyishirizwa, baraza barasaba. Bamaze gutaha, Mukamisha ajyana abasaza b'ukwabo, mbese abashyira ku ruhande, maze arababwira ati, uko mureba biriya bihu bimeze, mwebwe murabona hari umukobwa wahangara kuryamana na bene byo? Basaza be baraseka cyane, ariko baseka bababaye. Nuko basubiza mushiki wabo bati, humura humura tuzabikurangiriza. Haciyeho iminsi, Rugira azana inka ze zo gusaba, arasaba arakwa, atanga n'inka y'intebutsa. Birangiye batanga igihe bazashyingirira. Igihe nyirizina kigeze rero, Mukamisha arahekwa, bajya kumushyingira. Yamagije kwihaga bajyana n'intore n'abacuranzi n'abandi bizihiza birori. Basanga abahondogo nabo babyiteguye, bafite abacuranzi n'abizihiza birori. Abakwe bajya mu rugo. Mukamisha basaza be bari bamugiriye inama yuko nagera kuriri azirwaza imisango yarimbanya gataka cyane. Nuko imisango y'ubukwe iratangira, abahondogo batangira gucuranga, Mukamisha nawe atangira gutaka. Basaza be bumvise atatse, babwira abasangwa bati, iyo ndwara asanzwe ayirwara, none rero ni mu muduhe tujye kumushakira umuti, musigarane n'abacuranzi bacu barushanwa n'abanyu gucuranga. Nitumara kumuha umuti turamugarura maze mubone kurongora. Biba bityo baramusohokana, ariko kwari ukumucikana. Batinya kumusubiza iwabo ku Rutabo kugira ngo Rutebuka atabagirira nabi. Bigira inama rero yo kumujyana i Kigali kwa Rugwe. Nuko basiga bakwa aho ngaho bashyira nzira. Abandi basigara mu birori barushanwa gucuranga. Baracuranga baracuranga bubakeraho bagitegereje umugeni ngo barongore. Naho ubwo babasaza ba Mukamisha uko bakaje ijoro ryose, bucya bamugeranye i Kigali. Bamwereka Rugwe, bamutekerereza n'uburyo yanze kurongorwa n'abambaye imigoma. Abatware n'abahungu bari aho ngaho baraseka cyane, ariko bashima uwo mukobwa ko yabarushije ubupfura. Nuko Rugwe
aherako amushyingira umuhungu we w'umukono w'inyamweru witwaga Rutozi. Noneho batumi Bugesera kwa Gashakamba ko Mukamisha Arongorwa, maze abahetsi n'abacuranzi babona guhindukira. Kuva ubwo rero bibiciro ry'umugani, abanyarwanda babona umuntu wese uganyira utamwitayeho bakagira bati aracurangira abahetsi nk'abahondogo, kuko bacurangiye abahetsi b'umugeni wiyamukiye ku rwakare. Gucurangira abahetsi ni iki? Gucurangira abahetsi ni ukuyagira utagushaka ku mutima, mbese ni ukubwira umuntu utagukeneye cyangwa ni ukubwira umuntu umwaka ubufasha nyamara ntabwo ateganya kuguha rwose, nta n'icyo yakumarira. Ngahe nguko rero wibuke gukanda subscribe, like, cyane share, usige n'igitekerezo muri comment box kugira ngo umuco nyarwanda ukomeze usugire. Ngahe nguko rero nimutengamare n'umusizi Rutikanga, ndabakunda cyane. amaze kubwira bishibishi yamabwiye karimbi jabo ragiye